Hey guys, mumeze mute? Umuhungu wanyu Rafitanda ugarutse. Nongeye kukwereka uburyo video nk'izi zacu zikorwa nyine, uburyo wakora screen recording. Bino bintu gufata nk'iyi video yanjye ubona mfite hano, ibyo bita screen recording. Ngiye kukwereka uburyo wabikora. Abantu benshi barambajije ngo ni gute izi video nk'izo zikora, ngese ufite telefone inyuma urimo uragenda ufotora wapi? Telefone isanzwe ufite nk'uko waba ufite yawe urimo urayikoresha. Ngiye kukwereka ino video niba ushaka kubikora nawe. Hano kuri ino video ikorwa nyine n'aka application bakoresha kaba kari muri telefone, ukagenda ugafungura, akenshi baba bazita screen recording, screen recorder, uko bizita kwinshi nyine. Noneho abantu bafite telefone nyinshi zigezweho, ugasanga hano hejuru iyo umanuye hano hejuru ugasangayo hano dore ngaka reba munsi ya iComfort, akantu kakabikanizaho screen record ugakandaho, ubundi ugafungura amajwi asanzwe, niba ari microphone ugiye gukoresha recording cyangwa ugiye gurecording amajwi y'imbere, ubundi washaka gutangira ugahita ukanda hano handitse start. Niba utabyumvise reka musubiriremo. Hano uraza hano hejuru nyine, abantu bafite telefone zigezweho mubuze mugasange hano hejuru ha kabiri screen record mo murayibona. Screen record dore ngiyi, nurangiza uhita uza ukande hano ufungure kugira recording amajwi niba ubishaka nyine. Uhitemo hano na ntuza na niba ushaka recording microphone. Nurangiza wowe uzahita uza ufungure tuntu urimo urareba hano audio, nurangiza uhita ukanda hano handitse start. Iyo ukanze hano start nyine, hano ureba kano kantu kari hano, aka ngaka kazahita kaza kishushanya hariya hejuru. Ubwo bivuze ko watangiye kurecording ibintu ukora, wagenda ugakora ibintu ushaka. Noneho nuza gusoza uraza ugasanga hano hejuru ugastoping nyine. Noneho sasa abantu mudafite telefone zigezweho cyangwa bitewe n'amasystem bahize muri telefone yanyu katarimo, uraza hano muri Play Store. Play Store mwese murayizi, kanze nayibereka ariko ntari Play Store ngiyi mwese murayizi, uzuyikandeho. Uzuyikande uza ushaka iyi application bita X Recorder cyangwa wandikemo screen recording, screen recorder. Dore ngaha utuze ukanda tegereze, uzaguha nyinshi cyane, nyinshi ziba zinakora nyinshi muri zo, gusa uzaza uhitemo icyitwa iyo dukoresha cyane ni screen recorder, iyi X Recorder. Binatanakugoye waza ukandikamo hano ngo X Recorder, hano kandikamo X Recorder, ukaza ugategereza ko ifunguka. Dore ni iya kabiri, iyi yanditseho X Recorder hano murabibona, X Recorder dore ngibi. Warangiza ugahita uyidownloadinga nyine. Iyo umaze kuyidownloadinga uhita uza ukayifungura nyine, dore ngiyi yagize muri telefone hano, uhita uza uyifungure. Tugendane inzira ku yindi kugira ngo utagira ikintu kiza gucika. Uyifungure utegereze ko ifunguka. Ndakwibutsa wowe utarakora subscribe, kora subscribe, urimo uracikwa n'ibintu byinshi cyane. Njye rero kubera ko ndimo ndayikoresha ndi codinga kano kanya, urabona ko njyewe ndimo ndarecordinga. Gusa wowe nuhagera hano uzahita ukanda ku kantu kavuga kuri recording, uzahita ukabona.
reka nze ndaje nkabereka mu kanya gatoya, akantu uzahita uza ugakandaho, reka nze nkabereke. Nurangiza ibintu byawe utegereze ko ifunguka, noneho wowe dore ahantu uzakanda sasa ni mu gihe ushaka gutangira kurikodinga, uzahita uza kuri kano kantu aka ngaka. Niba akantu kagufashije kora subscribe, noneho uzatangira ubura stopinze nyine, ni stop uzabona hano hejuru uhita uyikandaho, ubundi bihite birangira. Niba ino video igufashije kora subscribe, like, share na comment, muri tugendane muri video z'ubutaha, turi kumwe, ciao ciao.